gato umurongo mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 14. Igitabo cy'Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 14. Ni umurongo dusoma kuko tuvuga byinshi cyane, hanyuma tuje gusiba rero nari mu buryo bw'ijuru ya Mwuka nje yazanye dusomere niba twahabona igitabo cy'Abagalatiya bari inyuma igice cya 6 umurongo wa 14. Haravuga ngo ariko jeweho sikiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye kw'ivy'isi bimbera nk'ibibambwe nanjye kabera ivy'isi kubambwe. Amen. Amen. Dusubiremo ngo twahabona twese tuvuga umwanya kwere dusubiremo twasoma gusana. Biravuga ngo ariko jeweho sikiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye ko ivy'isi bimbera nk'ibibambwe nanjye kabera isi kubambwe. Amen. Amen. Dushimira Imana rero kuba muri Pasaka kuko Imana yashatse cyangwa yabiduhaye kugira ngo tube muri uyu munsi mukuru twibuka gucungurwa kwacu cyangwa se agakiza kacu. Haleluya. Ikindi turashima Imana rero ko twabonye aho duteranira kugira ngo we nuko barabivuza bavuze mbere ibintu bitoroshye, urabona abantu bakumbuye amateraniro cyane, niyo mpamvu abantu babaye nk'abasaze biduherutse bifitiye inzara dufite inyota tubuze uko tugira nyine, ariko turashima Imana ko yadukomoreye umwana kandi ikaduheza n'aha hantu. Abayobozi bacu umwe mu bashimire Imana ibaheze bagize neza cyane. Dushimiye rero n'abashimire baramwe mwaduhaye umwanya mukatwemerera guhagarara aha. Umwami Yesu abagize neza. Twari tumaze iminsi muri safari twari twafunguye. Haleluya. Twari twafunguye niyo mpamvu natwe dufite ibyishimo. Maze rero tugiye gutinda turavuga umwanya muto cyane maze babayimbe baza babyina mugaruke tubyine. Haleluya. Amen. Kugira ngo dukwiye kubyina iki? Burya ngo umuntu utabara uja mu ntambara ntaza yimba, ntaza agenda abyina, ariko utabara ukava mu ntambara niwe uzubyina kuko gabaye ngo ati ndatsinze ntasha amahoro. Natwe intsinzi rero yacu niyo tubyina, kandi ntekereje ngo tuvuge umusaraba cyane iby'umusaraba wadukoreye. Si ugupfa kuwuvuga gusa umusaraba. Haleluya. Cyangwa ngo dupfe kuririmba gusa iby'umusaraba, ahubwo ni ukumenya iby'umusaraba wakoze ku bwacu. Tiduhekera gusa kuvuga umusaraba nk'igiti, ariko tumenye icyo umusaraba wakoze. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Imana yararakaye icyaha kibaye muri Edeni, ngo irakarihana Yesu. Mwumva ko Yesu asa n'uwahohotewe. Bibiliya Imana irakaye Adamu amaze gukora icyaha, amaze kuba umuryango, icyaha kimaze kwinjira muri isi, iravuga ngo hasira ya Mungu ituma Imana ngo irakarira Yesu. Abari ikubita Yesu, iyadukubita twakoze amafuta ije gukubita Yesu. Haleluya. Kuko Imana Yesu ntabwo yishwe n'Abayuda, Yesu yishwe n'Imana ubwayo. Abantu bazavuga ngo n'Abayuda bishe Yesu. Abayuda bakubita Yesu bamushikira umwana w'Imana w'ijuru, ariko Imana niyo yishe Yesu. Bibiliya yavuze ngo wamenywe n'Imana kera mu rwandiko rwa Petero igice cya 2 hariya umurongo wa 20 niba ari igice cya 2 cyangwa cya 3. Wamenywe n'Imana kera, namwe mvuga hano yerekanwe kumbe uko ibihe kubwanyu. Haleluya. Imana yamumenye kera, imutanga kera, yamwishe kera, ariko ahishurwa mu gihe cy'imperuka. Haleluya. Imana niyo yishe Yesu kuko yamutanze sitarani. Rero Bibiliya ivuga ngo hari amagambo arindwi Imana yazikora mu ijuru itarari isi.
ariko mu ijambo rimwe Yesu yaza akora isi itarare, mu bintu bitarare, Imana yazi ikora ikinisho. Biravuga ngo icyo gihe cyose tutazi uko kireshya, hari ibintu birindwi Imana yazi ikora, ariko vuge kimwe gusa. Biravuga ngo Imana yari kwitegura ukuntu Yesu azaba umwana. Imana ubwayo, Yesu ubwo ni Imana, ukunda Imana izohinduka umwana. Haleluya. Amen. Mungu alikuwa akimwandaa Yesu. Yari kwitegura kera ngo Yesu Imana izoba umwana. Nabo ni kamayobe kandi n'ibintu tutosobanukirwa. Ni tuzobimenye bine twaragize kumenya ukuntu Imana yabaye umwana ikaza mu isi. Imana ari kubitegura kera. Imana imumenya kera icyo gihe isi ibintu byose bitaraba. Imana yazitegura Yesu ngo azabe umunsi umwana w'Imana, kandi ukuguhinduka umwana w'Imana. Haleluya. Kwari ukugira ngo Yesu azobe umutambi igihe kimwe ahagarara imbere y'Imana kubwa. Haleluya. Maze Bibiliya iravuga rero twari gukomeza tukavuga imiteguro ya Pasaka Yesu aha yasezera abigishwa. Ihereye ngo mu butumwa bwa Yohana 11 Yesu aha yazura arasa, arasohoka aje gusenga ku musozi, arasohoka kwa Lazaro. Mu cyumweru cya nyuma Yesu aha yinjira muri Yerusalemu agasohoka, aha yategura ibya Pasaka kugera ku musaraba. Haleluya. Ariko Bibiliya ivuga ngo umusaraba, biravuga ngo ni msingi. Mnaelewa neno msingi hapo? Mnaelewa? Biravuga urufatiro. Biravuga ngo umusaraba ngo ni urufatiro rwo kubarwaho gukiranuka kwacu. Haleluya. Twebwe bakoze icyaha ariko tubarwaho gukiranuka. Noneho biravuga ngo umusaraba ngo niwe musingi gukiranuka kwacu kabisa. Ndirimbo yo ya kane mu Kiswahili murayibuka? Yavuga ngo kiwa wananiuliza msingi wa imani. Ahandi havuga ngo mwarahiwe. Yavuga ngo kwa uhodari. Haleluya. Kwa imani nitajibu, msingi wangu ni wa imana. Ngo abantu nibamaze ngo sirufatiro rwawe rwo kwizera ruri. Ngo nanje nzabasubizanya kwizera. Ukabwira ngo urufatiro rwanje rwakomeye. Msingi wetu musaraba. Haleluya. Ndigera ngo msalaba wa Yesu na Yesu. Murachibuka hali. Ndirimbo z'Igiswahili barasibagira. Umusaraba. Haleluya. Icyakabiri biravuga ngo umusaraba ni umusingi wa utakaso. Msingi wa utakaso. Kwa sababu tumetakaswa katika damu ya Yesu Kristo. Huyu msingi wa utakaso wetu ni msalaba. Amen. Haleluya. Amen. Msalaba ni msingi wa utakaso. Kweli. Msalaba ni msingi wa utakaso. Mumbiburire cyane nibwo yaka. Ikiwa naniuliza msingi ni bantu ngo mbese urufatiro rwo kwizera kwawe. Uri mbonanje nzobasubizanya mugiswara kwa uhodari. Zabasubizanya ubutwari butangana. Cyangwa uzabasubizanya kwizera butangana. Mubabwire ngo urufatiro rwanje rurahagaze. Haleluya. Msingi wangu ni wa imara kandi msingi wake ni gupfa no kuzuka kunabwa. Haleluya. Amen. Araho umwanditsi wa Hebrayo yavuze ngo kutizera ndiyo nezezima. Utizera ibyo ngibyo ubwo rupfu rwo kumwana wa Kristo byati. Ndiyo nezezima. Hawezi kumpendeza. Amaze soze mvuga ibintu binenge gusoza ababayimbe mwe bitaya. Icyambere tuvuga kiravuga ngo umusaraba wanteye gupfa ku isi. Amen. Umusaraba watumye mfa ku isi. Kandi tugupfa kuvuga gusa. Baravuze ngo ubu ndiko twasomye ngo isi sigaye indeba ngo ikabona ameze nk'abantu. Naje ngo nitegereze isi nkabona ntacikimariye. Pawulo mazari isa kabona ari ibintu. Kuja muri Amerika Pawulo bazabona bikaho ntacyo bimara. Haleluya. Amen. Kuko yavuze ngo nafanye na Kristo maze ndazuka. Amen. Haleluya. Aravuga ngo nzuse sinje wazuse kandi Kristo yazuse muri je. Nicyo bituma yavuze ngo nta kintu kira atari umusaraba. Amabwire ngo kuri umusaraba so kuvuga no kuririmba. Umusaraba ngo kudukura ku bintu tukana ku bintu. Haleluya. Amen. So kuririmba ngo isizi yarabonetse isizi se gupfa kubyina gusa cyangwa gupfa kuririmba. Oya. Pawulo yavuze ngo Yesu watumye isi nibona nk'iba
sincita ku by'isi ni kumuririmbyi yavuze. Aho Pawulo yanditse mu rwandiko rw'Abafilipi ngo ibyarinda muyaga nabitekereje ko ari igihombo kuko ubutunzi butagira akagera. Haleluya. Ngo yari kubona muri Kristo Yesu akabonaho ubutunzi hamwe n'amose mu gitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo nari kunitegereza kubwo kwizera nkabona ngo kuja kurenganura n'ubwoko bw'Imana urabuta ubutunzi yabwishe n'ubwo kwa Farawo. Mwisho musaba ugomba kutwakanya. Haleluya. Amen. Uburyohe bw'isi bugasha hamwe n'uburyohe bw'ifaranga bugasha hamwe n'uburyohe bw'ibindi bugasha. Tugatandukana n'isi. Ngiki cy'umusaraba wakore Pawulo ngo wantandukana. Kandi hari Pawulo azayirata kandi usare Pawulo azayirata injya rero kuko kumva azayirata ibintu bisa n'amafuta. Azayirata intege. Mbera umuntu yo kiranga intege ya imbaraga. Twebwe tuzadushitege zacu tugashaka ngo abantu bamenye imbaraga. Naho Pawulo akazarata intege. Aravuga ngo yewe nawe umugizi wa nabi narenganyaga n'itorero ry'Imana akabivuga byinshi akabivuga cyane batariko none. Haleluya. Umusaraba watumye ibyo byose mbibona nk'ibibanga. Haleluya. Dunia inasulubiwa. Isi yawe niba salaba niko kuvuga udusigishe isi kandi isi tuyisiga tuyirimo. Isi tuyisiga tuyirimo. Amen. Isi tuyisiga Pasaka supisiza ngo turye no kunywa ngo Pasaka yabaye byose biraho no kurya ni sawa ariko kandi kiruta byose gutora safa. Amen. Hariya mu gitabo cyo kuva bizabivuga ngo Pasaka ni ugucaho zano abantu bazitondeza ngo ni Passover ni gutambuka tukagenda. Kandi biravuga ngo ku musaraba niho abantu baza batangira isafari. Kandi iyo dutanga isafari mu gice cy'Abaheburayo cya 5 dusanga Abaheburayo barakije ngo baguma hahandi bakije kibaje imbere ntibasubira inyuma baguma aho ngaho baguma aho gusa baramucyatse imanitse ko bandi ngo mwari mukwiye kuba murabigisha mbari ko kuko mudakura ngo ko murasira kwigishwa kandi ibya mbere bya Kristo kiri tukigisha no abantu bakaya bicara ngo nyambarire n'ibindi ko turasubira muri privé ariko abantu bagiye gukura tugatambuka tukaja handi. Haleluya. Bari tuvuze ngo isi ulimwengu umebambwa isi yarabambwe nta buryohe kidufitiye nayo kandi gitangaje isi nayo hari twitegereza abana b'Imana bamenye Imana by'ukuri. Izi bari bamwe kabona ntacyo bayimara nayo kabona barabanga kabona n'ikintu aho rero yatandukanye n'isi. Isi ya mureba Pawulo yatufuyeho n'ijumba nayo yareba isati nayo yarapfuye. Icyaka biri musaraba wakoze. Biblia inavuga ngo icyaka biri musaraba wakoze ngo ulimwengu ndani yetu. Sasa ulimwengu ulio ahambere twavuze ulimwengu uliopo sasa ni isi tuzungurutse n'ibi bigirimo byose. Nibyo Pawulo yarebaga akabibona nk'ibipfuye nk'ibiboza akabona ntacyo kimari akavuga ngo kuba umusaraba niwo watumye isi n'ibinyirimo biryoshye n'ibintu bandi bahabirike. Pawulo yari yarabibonye abona nk'amasabuna ntacyo bimaze. Ariko ikindi cyaka biravuga ngo umusaraba ngo watumye isi yo murije ulimwengu ndani yangu sasa nao umesulubiwa pia. Biravuga ngo isi yo murije nayo irabambwe. Haleluya. Igitabo cy'Abaroma biravuga ngo mumenye yuko umuntu wanyu wa kera yapfanye na Kristo ngo kugira ngo umubiri w'ibyaha wirute ukurweho ngo twe kongera kandi kuba imbata z'ibyaha. Haleluya. Umubiri w'ibyaha ukurweho aricyo bita le péché comme les racines du péché. Icyaha nk'imizi y'icyaha muri twe ari icyaha gisanzwe hakaba icyaha cyitwa ngo racine du péché cyangwa imizi y'icyaha muri twe. Imizi y'icyaha ni kamere muri twe. Baho yavuziwe aravuga ngo niyo si kuko muri kamere y'umuntu kurya niho haba kwifuza n'ibindi byose. Ni ukuvuga ngo isi baravuga ngo jewe n'isi yo muri isi nayo yarabambwe. Kamere ntikite nayo narayibanze. Aravuga ngo yarabanze kamere n'iruba ryayo. Aravuga ngo na ulimwengu ndani yangu umesulubiwa. Haleluya. Amen. Tunashaka tuwe. Mungu Bwana sifiwe sana. Amen. Ulimwengu ulio ndani yangu sasa nao umesulubiwa. Si ulimwengu wa mazingira tu bali ni ulimwengu ulio ndani yangu. Aravuga ngo je nabanze
na kamere y'imbere yanje ndikifuza nimeitundika juu ya msalaba sasa. Amen. Biblia yavuga ngo namwambata mkozi. Unataka? Amen. Wako sitaki kumana kwa kuwa alinifilia na kuzetu Yesu unayenipenda daima nakushangilia. Nimetundikwa msalabani alipojitoa Mwokozi. Haleluya. Ulimwengu ukiona isi yo muri bihera. Pawulo yabanze kamere yo muri we aravuga ngo ntikigira ibyifuzo by'isi. Umve na ariko mwumva kubamba isi yo muri wewe kandi gari yiko. Ndabwira abantu ngo ntabwo ibi tugerageza biri inyuma ntabwo bizotubuza ijuru. Ibi tugerageza byose bituruka inyuma yacu hano bitugwana bizotubuza ijuru. Ariko ikiza kibuza umuntu ijuru ni intambara y'imbere muri we. Iyo umukristo afashwe n'irari muri we igiti kiza kibuza umukristo gushimira kwirukanka ngo asigane neza. Ni intambara yo muri we. Nayo izi ntambara zindi witi intambara zose twigana hanze ngo hari abafite ngo ibindi bintu sinzi ngo bari kuzana ibindi simba ngo babona bari mu kanisa muri iyi Yesu bafite ibindi ivyo iraha kandi biratugoye ariko ntibizobuza umuntu kushamusha. Bibiri ivuga ngo Imana hari abantu bageze mu ijuru abakene abandi bagera ari ibimuga abandi babwira bari impumyi zimeze ariko Imana ikazibishimye kavuga ngo nintwari mwese babaye twari. Urumva ko ntatwari ariko gifite icyo gitwaye. Haleluya. Amen. Ni intambara imbere mu muntu iyo muri wewe hazutse kandi iyo soma amashuri yawe Imana abandi bavuze kandi biravuga ngo barwanya intambara y'imbere barwana n'inyuma zose barazinesha ariko umurongo muzi ngo Mungu akabashuhudia. Amen. Imana ndirahaguruka zibahanika ngo Imana kazibahamya ubwa Mungu ntabwo abantu babandi Imana ngo banyura mu isi bayinyuramo nk'abapfuye batahaye babona ibi ibyo abandi bageza bayinyuramo ngo basoze natangara cyane ngo Mungu akabashuhudia. Amen. Ndatangara n'umusoro Imana nikazibahanika kuvuga ngo kwizera kwabe ni sawa. Amen. Kwizera kwawe ngo ni sawa. Amen. Kwizera kwawe ngo ni sawa. Bari baranesheje n'irari. Haleluya. Haleluya. Yavuze ngo umenye yuko umuntu wacu wakera yabambwe. Umuntu wawe wakera umuntu w'imbere iyo umuntu yabambwe gusiza isi umuntu kubikora kuriya kunesha isi no kubamba umuntu w'imbere kuko ari ubwira ibyifuzo. Amen. Baravuga ngo ulimwengu ndani yangu umesuka. Amen. Ulimwengu ndani yangu umesuka. Takini njia kigendera jambo ry'Imana. Amen. Ibi bindi Pawulo avuga urabona ngeze bikeje ubundi mu gutekereza abantu bahaye babwiriza ndakavuga ngo nari igikoti rimwe bono ngumusenga amakota darakara kandi n'umushinga afite ijambo ryo kuvuga ufite amakota uwari ufite rimwe n'umushinga uhinduranya ukose ubutumwa bubaye abandi bo nabaga mu kazu gatoya umungu yarashimishije ngo yaranza bakamambiriza mu masaha ngo akamenya imboga ubutumwa bwiza burihe nta butumwa buraho izo n'inyigisho hari izo n'inyigisho zitwa ngo ni mafundisho ya siyofa niko zitwa mafundisho ya siyofa kanisani n'inyigisho zidafite icyo zimara kanisa. Haleluya. Imwengu umesulubiwa isi yo muri jewe narayibambye sinjita ku byisi ni kumurira ibyawe tuvuga icyagatatu kiratuye gusinya icyagatatu baho yavuze ngo umusaraba wanesheje turabitira nande y'umuntu umusaraba yose amagiye unategura mu Kiswahili umusaraba yavuga ngo ni ulimwengu chini yetu cyangwa ni isi yo munsi yacu iyo ni isi y'abadayimoni ni isi y'abadayimoni. Pawulo yavuze amagambo atanu yavuze ngo umusaraba waneshereje n'abadayimoni. Reka mbwira abantu batinya abarozi n'abatinya abantu umusaraba warabanesheje. Hariho muri ibi byavuze ngo munsi y'umusaraba nzagumaho iteka nubwo nobura ibyanje aho ni utubwira amahoro twose tukazubwira ubwose wicare munsi y'umusaraba
isi y'abadayimoni umusaraba waranesheje. Hariho hariya mu rwandiko rw'Abakolosayi biravuga ngo akazivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkongo na kushangilia juu ya msalaba. Hebu umeelewa hapo sasa? Akazivua enzi na mamlaka ngo amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ngo bahemura ku mugaragaro abivuga hejuru ku musaraba. Yesu alishangilia juu ya msalaba. Haleluya. Abadayimoni Yesu yarabasize gusa. Umusaraba kugira ngo ikimenyetso cy'ikunesha kwa. Amen. Haleluya. Amen. Umusaraba tunesheje abadayimoni. Mutuzi uwawe abadayimoni akaraza sinzi umusaraba wara. Amen. Amen. Ubwoba niba wizeye imbaraga z'umusaraba. Kurya hariho amagambo umusaraba kumenya ibyo biragoye. Hariho amagambo Paulo yanditse mu rwandiko rw'Abakorinto ndarakunda cyane. Azavuga ngo msalaba ni zidi ya hekima ya kibinadamu. Msalaba zidi ya hekima ya kibinadamu. Ngo msalaba uri hejuru y'ubwenge bw'abantu. Iyo utekereje none turanyunguruza gukura ariko ariko bateke umusaraba waneshereje abantu. Ingaho ntatobyemera neza. Ariko kwa imani, haleluya. Kwa imani kuko kwizera tuzi ko umusaraba watuneshereje n'abadayimoni. Kandi bile abantu bazabasaba. Baba ndi Yesu yamesheje nabo ngabo. Base kuza abadayimoni baranesheje. Abantu basinimba iyo tukavuga indimi ndabe niyo abatewe ni mukazagira ariko kugira ngo wuzuzwe byeka bari ko bosohoka bakagenda. Ariko kibazo cyo kangwa nuko umuntu yuzwe nuko yagiza ubikiza ikanga abadayimoni bagahunga no kwizera imbaraga z'umusaraba. Amen. Haleluya. Tuvuga gusa umusaraba ariko tumenye n'icyo wakoze. Biblia yavuze ngo ulimwengu achini huko kwenye nguvu za giza sasa. Paulo anavuga ngo umusaraba waneshereje imbaraga z'abadayimoni. Amen. Aravuga ngo usenge n'agatinya abadayimoni. Agatinya n'ibindi umusaraba. Amen. Haleluya. Amen. Jambo rya nyuma ngiye gusoreza ko nubwo tutagiye cyane muri detail. Soze aravuga ngo noneho isi ngiri hejuru yacu ni igice gusa umusaraba. Isigaye gusa Yesu umusaraba gusa n'igice. Hariho aho ngira ngo Ezekiel niba babonye umugezi hajya basohokaga mu rusengero ngo basohokaga mu irebe ry'urusengero. Biravuga ngo atera intambwe ngo agereyo mazi ngo atera intambwe yawe amazi bagera hariya hepfo. Batiye n'imigisha ya hambere hariya mu gihe cy'Abrahamu n'abandi. Arazamuka amazi akamugera ahantu mu kigere. Arazamuka atiye kwese ngo aje kugera mu umugezi muri atangira ko yaravuze ngo iyo koga uyu mugezi biravuga ngo ni imigisha yo mu gihe cya Kristo. Baheshejwe n'umusaraba. Haleluya. Bakiri n'umusaraba waratunesheje ngo baratugarurira imigisha yose. Amen. Yaravuze wa Efeso ndabo yavuze imigisha 17 tubonewe mu Kristo. Haleluya. Amen. Mubwire ngo humure kandi tuvuge umusaraba gusa uvuge gusa nka station cy'ikintu twananiwe. Umuvuge nk'umusaraba wa Yesu wagize icyo ukora mu buzima bwawe. Biblia yavuze ngo umusaraba Paulo ngo wantandukanije tandukana nayo. Ariko turashaka abantu basenga bati mu isi. Abandi bagasimba bakaba mu isi. Abandi bakaba bayumbe baba mu isi. Abandi bakazabagira bagashumba itorera rimwe bakiri mu isi. Ibintu byose usarira bikashaka. Baramenya agaciro k'umusaraba. Kandi tutavuga byinshi tuje gusiga. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Imbaraga zacu ziba mu musaraba. Kwizera umusaraba. Haleluya. Amen. Usumwe nigeze kubona kandi akarwaye tukisha kuguhariya. Murakibuka tukisha muri transit. Dono bwi gutarama mu ijoro cyane. Samudama rishenga umwana yarwaye yakomeye ibyakize. Umutima urambuye ngo mufate umushyire mu gituza cyane. Niba kwizera kwari kuje muri aka kanya niba kigufite sibaye umutima urambuye ngo mushyire mu gituza umufate ngo muri kurimo urazimya. Amen. Kuko niba nyina ari hano aramunkanya cyane amaze ngo gashyire mu gituza wa muri rashwe numva kako kishikura cyane kikana nyina ngo gakore umuriro neza umwana abaye. Amen. Imbaraga zacu ziba mu musaraba. Imbaraga z'Imana ziba mu musaraba. Aho Yesu yanesheje mu musaraba. Tituvuge gusa tuwizere umusaraba wa Yesu watuneshereje n'abadayimoni.
byose byarareshya ubwo kwizera ubwo dusenga Imana. Ntabwo imbaraga za satani zose ariko ni kumva abantu bafata nk'ibiheko kandi ni byiza, bakavuga ngo barahomba satani nuko barahomba satani nuko murayihomba mwohomba satani iziho. Umugabo ko bamubwiye bati umugore wawe kararoga baraje ngo bafashe uduheko nyine ya tuwo mudamu we baradufashe bati muzarega rero ngo bazana utugufwa tw'inkoko. Abaje umugore ati utu tugufwa si tundi twa ya nkoko wa mwana yari yavuye ku ishuri, umuhungu we yavuye ku ishuri abaga inkoko ari bati ko kamara twa tugufwa baramubwira ati bihore ejo bundi azogaruka akabyutumva ubwo usundi utore two natwo turagoye uzogaruka utore